Filime yacu titangiranye n'umukobwa hano urimo urahanagura imodoka. Ako kanya haza undi mukobwa aramubwira ati umfashe wagenda rwose ukareka gukora ubusanga ngo urimo uroza imodoka. Mu by'ukuri uribuka ibyo Bose yakubwiye. Umukobwa ati se uranshaka yiki? Ati imodoka ndimo nayihanagura kugira ngo abakiriya nibaza baze gusanga isa neza yaragiyeho imyanda. Umukobwa ati ariko ntabwo uri mu kazi rwose. Mba nyine kujya mu kazi ukagenda ugakurikirana ibijyanye no kugurisha imodoka ndetse no kumfasha mu kazi. Ntabwo hano waje gukora amasuku y'imodoka. Bibe byiza rero wava kuri iyo modoka vuba ukagenda cyangwa ubibwire Bose mukuru. Umukobwa yararakaye. Ako kanya haje umusore wambaye neza wambaye ikote bigaragara ko aje muri iduka ry'imodoka. Akoza kuri wa mukobwa ati mukobwa bimeze bite? Na mukobwa atumena hamazi ati nakubwiye ngo mvi ruhande. Nyagasani yamumeniye amazi yazi ko wa mukobwa wundi uretse kumubwira ngo narikira guhanagura imodoka. Kumbe ni umusore wari uje kwigurira imodoka. Yatangiye kumuhanagura ati mumbabarire rwose Bose, ntabwo nabibonye, ntabwo nanzi ko ari wowe, nanzi ko ari umukobwa uvuye hano urimo uranesha umutwe. Umusore ati okay nta kintu bitwaye rwose. Ati niba ushaka kumfasha genda undebere imyenda mihindure ndumva nkonje cyane. Umukobwa ati okay reka nze nguzanire umwenda ube wahindura ariko mbabarire rwose ucunga neza uraza kumenya ibintu uko biraza kugenda bikurikirana. Filime ubonye ukuntu itangiye abakobwa barimo barashwana. Ako kanya mukobwa yamuzaniye umupira aramubwira ati ushobora kwambara no mupira rwose, ni mwiza ujyanye na taye yawe nubwo nkumeniye amazi ariko unyihangane mu by'ukuri ntabwo naninzi ko ari wowe, naninzi ko ari umukobwa dukorana wohoze karanesha umutwe. Umusore ugira umutima mwiza arituriza aravuga ati okay ntacyo bitwaye ubu ari wowe shaka waba bamuteye urushyi gusa mujye mufatiraho urugero ku basore nk'aba ngaba baba batuje kabisa. Ako kanya umusore yamubwiye ati wigira ikibazo rwose ndaje mwambare kandi gahunda zirakomeza. Umukobwa areba ku ruhande umukobwa bagira ikinyabupfura aramubwira ati se warangije? Ati yego narangije kwambara. Ati okay. Umukobwa aramubwira ati rero umusore mu by'ukuri rwose ngusabye imbabazi nivuye inyuma. Umusore ati nta kibazo rwose nta kintu bitwaye n'ubundi byari binzanye ntabwo mbara kubikora. Umukobwa ati se gute twagufasha? Umusore ati ndashaka Bose wanyu mukuru. Umukobwa ati okay nta kibazo ujyana nanjye ndakwereka ahantu ari rwose. Ako kanya wa musore yasajyana na wa mukobwa ngo bajye kureba Bose. Bigaragara ko uyu musore aje hano mu iduka kuba yareba imodoka. Mwibutse dutangire mu iduka ricuruza imodoka. Ako kanya baje kuri wa mukobwa wundi bahereye kare batongana. Aramubwira ati miss ese uyu n'umukiriya yadushakaga. Umukobwa ati ese nshobora kugufasha gute? Ati igitondo cyiza. Ati igitondo cyiza. Ati nari nje hano kugura imodoka. Ni kumusora amubwira umukobwa atoruje kugura imodoka. Ati okay nta kibazo ndaza kugufasha rwose niba ari byo warujemo. Ako kanya batangira kuganira. Ati se umukobwa ufite igitekerezo cy'imodoka ushaka kugura amafaranga igura? Umusore ati oya ntabwo nzi amafaranga igura gusa ariko niyo mpamvu uri hano ndakeka nawe wamfasha ukambwira amafaranga imodoka zano zigura. Ako kanya reka bakwereke uyu niwe Bose mukuru mu biro. Bose mukuru yahise ahamagara wa mukobwa urimo uracuruza imodoka. Aha mwibutse turi ni mu iduka ry'imodoka uraza gusobanukirwa neza impamvu ino filime ntabwo akiryoshye. Umukobwa agiye ku ruhande ngo yitabe Bose aramuhamagaye. Ako kanya batangira kuvugana. Ukomeze ucunge neza. Ati igitondo cyiza mabuja. Ati igitondo cyiza. Ati none se uyu munsi ko mfite inshuti yangiye kuza ngo kugura imodoka mu iduka wayibonye ngo yakire? Ati ni umuntu ukomeye cyane n'umuyobozi mukuru. Mukobwa ati oya ntawe nabonye rwose. Ati nahereye hano mu gitondo mahagaze ariko mu by'ukuri uwo muyobozi sinigeze mubona waba waje kugura imodoka. Mukobwa atangira kuvugana n'uyu nguyu. Ati ariko Bose aramubwira ati ndabona ari 3:00 n'igice za mu gitondo ndakeka ko kuba yahageze ni gute atarahagera. Umukobwa ati okay reka mutegereze gusa ndabona nawe uhari kuko njye na hano nahageze kare ariko nawe ndi kubona. Ako kanya abakiraho ngaho ku ruhande yacutse undi musore bigaragara ko yambaye ikote ameze neza. Mabashira aramubwira ati naramukaje umwiteho rwose. Umukobwa ati okay mbabara unyitondesho gatoya ndabona hari umusore uje bigaragara ko wagira ngo ni uje kugura iyo modoka. Ati rero reka mvugane nawe rwose kandi ndakwizeza ko ndaza kumuhereza service nziza akanyurwa. Mabuje ati umwiteho cyane rwose ni umuntu ukomeye cyane. Ati okay nta kintu bitwaye ngaho ugerageza ugende umuhe service mukwiye. Ako kanya haje umusore bigaragara ko ari umugaga wambaye neza mu garage. Ako kanya wa mukobwa ahita amwegera. Ati igitondo cyiza nyakubahwa. Umusore ati igitondo cyiza madame. Ati mwaramutse? Ati yego. Ati okay rero nishimiye kukwakira hano. Umusore ati okay nanjye nishimiye guhura namwe. Ako kanya wa mukobwa
yaragarutse aza kureba babandi babiri yasize. Wibuka hari undi musore waje hano nawe bigaragara ko yaje kugura imodoka, wandi bamenyeho amazi kare. Arababwira ati rero musore ushobora kunegereza hano, hari undi mushyitsi uje hano kandi ni ingenzi cyane, niyo mpamvu rero ngiye kumwakira, ubwo wowe uraza kunegereza. Umusore ati ariko ninjye wahageze mbere. Ati kuba wahageze mbere nta kintu bivuze, umushyitsi uje ni uw'icyubahiro kandi abibwiwe n'amabuja, ubwo rero tegereza ucunga neza ukuntu serivisi ya hano ikemangwa. Umusore yahageze mu gitondo, none bazi kumuha serivisi ngo babonye umushyitsi w'icyubahiro. Ako kanya agatse kuri wa musore wundi amubwira ati se umusore waje gukora iki? Umugabo ati ati ndimo ndashaka. Ati oya wikiri gufunika rwose, ndabizi kuri mashaka imodoka kandi mabuja ambwiye ko ngomba kugufasha rwose. Ati rero vuba ujyane nanjye. Ako kanya wa mukobwa yasigaye avugana na wa musore. Umusore ati ngiye kwigendera rwose, umbabarire umupira wawe nzawukuzanira. Umukobwa ati oya wigende, ati mfite uburyo nagufashamo niba ushaka imodoka ukayibona ariko bitabaye ngombwa kugenda. Umusore ati ese byagenda bite? Riba serivisi yanyu nahageze kare ariko mugiye kwakira undi muntu munsize magaze hano. Ati bivuze ko ngiye nshobora kwigendera ubwo nkazagaruka ubutaha. Umukobwa ati oya nta kibazo, reka nze ngufashe, reka nze ngerageze ndebe uko na bigenza ariko ubone serivisi nziza rwose, kuko nanjye imyitwarire y'uwo mukobwa irambangamira cyane. Bigaragara ko uriya mukobwa wundi nta mutima mubi, ahubwo uyu nguyu niwe ugira umutima mubi nyine ukora akazi nabi. Yasaza kuri wa mukobwa aramubwira ati vuba nkubwire gatoya akantu k'ingenzi. Ati genda kubwire rwose mwigira ikibazo ndabategereza. Ako kanya wa mukobwa ugira umutima mwiza yazanye aho ndi wundi ku ruhande, baganire babyumvikaneho. Abantu babiri bakorana mu kazi bagomba kumvikana. Ako kanya yaraje amubwira ati se urashaka kumbwira ibiki kumvanye ku mukiriya? Umukobwa atari ko wajya utanga serivisi nziza, uriya musore yahageze kare none dore wakira uyu nguyu, ese ni ukubera iki? Umukobwa aramubwira ati uno musore nakiriye ni mabuja ambwiye ngo mwakire kandi ni umuntu w'umunyacyubahiro cyane, niyo mpamvu rero tugomba kubanza kumufasha, uriya wundi akaza nyuma. Ako kanya uno musore yatangiye kurambirwa. Umukobwa aramubwira ati ariko jya ugira ubwenge, ni gute wafata umusore nk'uru uciritse wambaye agatisheti kadashinga ugashaka kumugiranya n'uyu mugaga uje kugura imodoka kandi mabuja akaba yambwiye ngo mufate neza? Umukobwa aramubwira ati ariko ibi ngibi dukora ntabwo biba ari byo, tujye duhereza abantu serivisi tugendeye ku kuntu bambaye. Ati mu by'ukuri ngiye kumwifashirija kandi ibi ngibi mabuja nabimenya arakwirukana ahubwo ari wowe. Umukobwa aramubwira ati ngaho genda ubikore. Ako kanya yaragarutse aza kuvugisha wa musore ati musore ni byiza ko ngiye nakwifashiriza nubwo banze kugufasha. Aba nabo batangira kuganira, buri wese afashe uwe ngamusobanurire neza uburyo imodoka za hano zimeze, nyine bajye mu biciro baganire, ariko mu by'ukuri ntabwo barimo barabyumvikanaho. Umwe arashaka gufasha waje mbere, undi arashaka gufasha uw'icyubahiro. Uraza hano kubona neza ukuntu biraza kugenda. Ukanya umukobwa atangiye kumwereka imodoka ati ino modoka ni nziza cyane, igura 50,000 by'amadolari ya Amerika. Ati na amafaranga makeya cyane kandi ni imodoka nziza cyane. Uyu nawe aza kwereka wa musore wundi wambaye agatisheti ati se ubundi mbere yo kunguhereza imodoka nshaka kubanza kumenya ngo urashaka imodoka imeze ite. Ngiye kugubaza ibibazo bibiri, nubisubiza ndamenya imodoka ushaka ndetse n'amafaranga wayishyura rwose. Umusore ati nta kintu bitwaye mbwira neza. Ati se urashaka imodoka uzajya ujyamo abantu bakabona ko ufite imodoka y'igiciro cyangwa urashaka imodoka izajya kunezeza ubwawe? Ku rundi ruhande nawe umukobwa narimo asobanura wa mukiri ati rwose hano dufite imodoka nziza ziragenda nibagarure nta kintu zitwaye rwose, wagura ino modoka kandi wajya wemeza abantu. Ati ngiyo umuntu yayibonye atagutinya. Bigaragara ko n'umusore we arashaka imodoka nyine azajya akangisha abantu ku buryo azajya yamubona akatabona ko ari umuntu udasanzwe. Birumvikana nk'umukiriya ukoreye ifaranga rye aba agomba gukanga abantu, we niko abyumva. Mu gihe undi musore wo ku ruhande we ashaka imodoka nyine azagendamo bisanzwe nta bintu byo gukanga. Ako kanya uno musore atangira kuvugana n'uyu mugore ati nese uburyo bwo kwishyura ni ubuhe? Umukobwa ati umuhungu ati ese ntabwo twagenda nkakwishyurira mu biro ko hari amafaranga yanjye iyi kampani mfitiye ko ariyo nshakamo imodoka? Umukobwa ati nta kintu bitwaye. Aba nabo bamaze kuganira baravuze ati umukobwa aramubaza ati imodoka wifuza niba ari imodoka nyine uzajya ujyamo ukumva yuko umeze neza kandi ukumva yuko wafashe umwanzuro muzima, naguhitiramo imodoka imwe hano ndayizi neza yabikubereye. Umusore ati nta kintu bitwaye. Ati ni wowe ukora hano kandi ni wowe uzi neza imodoka nshaka, wamitiramo imodoka rero y'ubwoko bwiza ikomeye kandi iramba. Umukobwa ati ibyo ni byiza cyane rwose, naguhitiramo ino modoka. Iyi modoka ni nziza cyane yazagufasha mu buzima bwa buri munsi, irahendutse, isa neza, irakomeye, imeze neza rwose kandi igendamo abantu nyine b'abanyacyubahiro nkawe.
umusore ati okay niba ari uko bimeze nta kintu bintwaye, imodoka ndayemeye, reka tugende nyine mu biro njye kukwishyura dukomeze. Ako kanya uyu nguyu nawe abonye umukiriya we nawe agiye kumwishyura. Ni abasore babiri bahuriye mu iduka ricuruza imodoka n'abakobwa babiri bose bashinzwe kwakira abakiriya, ariko imyitwarire yabo iratandukanye. Ngira ngo hano uze gukurikira neza uraza kubonamo ikintu gitangaje mu minota iri imbere. Wenda gusabye ngo ugume hano ucunge neza. Ako kanya babandi babiri baje mu biro, umusore atangiye kumubwira nimero y'irangamuntu ati 54345443, ati umubare usoza ni 3. Umukobwa ati wayisubiramo? Ati subiramo Paul. Umusore yitwa Paul uyu nguyu umukire. Aramubwira ati ntago numva kwa mvu utari murabona irangamuntu yanjye muri systeme kandi irimo. Umukobwa aranyambwira ati wansubiramo irangamuntu yawe? Umusore ati okay nta kintu bitwaye nayo gusubiramo. Ati ongera isubiremo rwose. Ati 4-3-3-4-5-3 umubare usoza ni 3. Umusore ati okay niyo ngiyo rwose. Umukobwa arebye yarikanze aravuga ati se ko mbona ibintu ndimo ndabona atari byo. Ati birimo biragaragara ko bisa nko n'amafaranga ufite muri iyi konti y'iyi company. Nyamuneka umusore uri hano ashobora kuba ahubwo ari umutekamutwe, yababeshye yuko hano afitemo amafaranga agomba kwishyuza imodoka, nyamara mo bareba bakavona ntayarimo. Umukobwa aramubwira ati byashoboka ko ari ikibazo cya mashini zacu, reka tugerageze tugikemure. Umusore ati mugikemure vuba kuko ndihuta. Ariko umusore uri hano arakemangwa, ashobora kuba ari umutekamutwe nubwo yigize nk'umukire ukomeye. Uraza gusobanukirwa neza ukomeze ukurikire ino nkuru gatanu ku kandi. Ako kanya no mukobwa yaje hano kuri Bose mukuru wandi baherekare bavugana, batangira kuganira. Ni ikibazo cy'umukobwa. Ati biragaragara ko umukiriya wanyoherereje nubwo wambwiye yuko afitemo imigabane hano imodoka ari bufata ari y'ubuntu, biragaragara ko ndimo ndashyiramo nimero ze muri mashini bakanyereka ko ntawe uba muri iyi company. Si yaba ari ukubera iki? Ni gute twabikora? Umukobwa ati oya birashoboka ko waba mwaba mwibeshye cyangwa murakora nabi. Ati gerageza wongere ushyiremo imibare ye ya José Daniel biraza kwita bikunda. Uyu mukobwa ahita yikanga ati José Daniel, ati undi yambwiye ko yitwa Paul. Ati Paul Jimenez. Ati Paul Jimenez? Ati oya ntago ariko yitwa, undi yitwa José Daniel. Umukobwa ati byashoboka ko twibeshye ku mazina rero. Ati oya ntago mbyumva neza, ni gute ngiye umukiriya nakoherereje urimo urambwira ngo imyirondoro ye ntago ihuye kandi njye mbizi neza ko ihuye? Urebe hano harimo akantu gatangaje kari buze kugucanga. Umukobwa ati ngiye umuntu mfite hariya yitwa yitwa Paul Jimenez, gufa rero ngewe ntago ari uwo nguwo ufite, ntago ari we mfite. Ako kanya mabuje mukuru yarajere umusore uri hano arumirwa. Yaramubwiye ati ve hano nkubwire, ati mu by'ukuri uyu nguyu ntago ari we mukiriya nakubwiye uri bwakire nyagasani. Bigaragara ko umukobwa yibeshye ku mukiriya ari bwakire. Reka dusange rero umukiriya w'imena ariko wa musore wundi batesheje agaciro. Ahanga niyo filime bigiye kuryohera. Uyu mukobwa atayirukanwa ku kazi kuko yaba yanze kwakira umuntu w'umunyacyubahiro mu gihugu. Ako kanya batangira kuganira. Aramubwira ati se uriya ntago ari wowe ugomba kugurisha imodoka. Ati umukiriya w'icyubahiro. Barebye inyuma ati José Daniel, ati byiza guhura nawe. Ati bimeze bite mabuja? Ako kanya barasuzanyije bigaragara ko baziranye. Aramubwira ati se nukubera kije wambaye gutya? Ati nahuye n'impanuka ikomeye cyane niyo mpamvu nambaye kano gatisheti, ubundi si uko naje nambaye. Atari ko nta kintu bitwaye. Ati no mukobwa turi kumwe agira umutima mwiza, yamfashije anyereka imodoka aransobanurira rwose. Ati mu by'ukuri uwo mukobwa uri iruhande rwawe ntabwo yanyitwayeho neza, nageze hano yanga kunyakira ambwira yuko ngo nambaye nabi, nambaye nk'umuntu uciriritse, kandi mu by'ukuri ngewe kuba naje nambaye gutya ni impanuka nahuye nayo nyagasani. Bigaragara ko umukobwa yaciye amazi Bose mukuru, ahubwo uriya musore wundi ntabwo nzi ahantu yaturutse. Ati ako kanya rero uno mukobwa turi kumwe uramutse umuhaye akazi akaba ari we ukungiriza byaba byiza kurushaho, kuko no mukobwa agira umutima mwiza akandi azi kugurisha neza imodoka. Ati mu by'ukuri imodoka twavuganye twayigurishije ibihumbi 30 by'amadolari, kandi mu by'ukuri uriya musore wundi bari bamugumye 50. Ako kanya uyu n'umugore umubose mukuru yavuze ati wa mukobwa we wabikoze neza kandi wabashiye kwakira neza umukiriya, umuha service nziza, mu gihe uyu nguyu unyungirije we yanze guhereza service umukiriya wanjye akajya gukora ibyo namubwiye. Ati rero niyo mpamvu nkuhaye akazi, ubwo niwe ugiye kuba unyungirije. Uriya mukobwa wundi wafashe Daniel bamuhaye akazi, uyu wundi bivuga ngo arirukanwe mu kazi. Ako kanya umukobwa yayirukanwe.
ucunge neza ukuntu kugira discipline ndetse no kwakira abakiriya neza bishobora kuguhesha akazi, kandi no kwakira abakiriya nabi bishobora kukuburisha amahirwe. Ako kanya umukobwa ndetse uyu mubosi mukuru yabwiye José Daniel ati okay, ati rero ndumva nta kindi gisigaye, waza mu biro byanjye tukaganira ndetse tukanemeranwa n'ukuntu imodoka twayikora neza. Ati mukanyuze kuza tuvugane. Ako kanya wa musore wambaye ikoti yabwiye ati ni wowe witwa José Daniel? Daniel ati yego ni ngewe witwa gutyo. Ati umbabarire nyakubahwa, ni byiza cyane guhura nawe. José Daniel ati unzi hehe? Ati nari ngutegereje rwose. Ati ndi umushoferi wawe. Ati ningiye kampani itanga abashoferi yohereje ngo njye ngutwara nyagasani. Wa musore bari bafashe neza wambaye ikote ngo ni umuyobozi mukuru mu gihugu, ntago ari umuyobozi ahubwo ni umushoferi uriya musore wundi. Nyamuneka hano isomo ririmo we muntu ukurikiye ino nkuru cyangwa ukurikiye ino filime, ntukajajinga umuntu bitewe n'imyambarire ye, igihagararo cye cyangwa isura ye cyangwa uruhu rwe, ahubwo jya ubanza utuze neza umenye ngo umuntu ni muntu ukiyubatse ibihe bigwi, afite ibihe bikorwa. Mu by'ukuri uno mukobwa w'umucuruzi yasuzuguye uriya musore wari wambaye t-shirt azi ko ari umuntu uciriritse, yubaha uyu nguyu wambaye costume, naho ubundi uyu nguyu wambaye costume ni umushoferi w'uyu nguyu. Bigaragara ko yakoze ikosa rikomeye cyane rikaba namwirukanishije ku kazi. Niyo mpamvu rero nawe muntu ukurikiye ino filime ugerageza kuba umuntu ukorera mu mucyo, apana kujajinga ibyo ubonye byose. Wa musore w'umushoferi yase yigendera, hasigara wandi José Daniel ari we boss mukuru. Yabwiye no mukobwa ati wa mukobwa we, ndagira ngo ngugire inama imwe mu buzima izagufasha n'ikindi gihe. Umukobwa ati mbabarire cyane rwose. Umusore ati nakubabariye. Ati kandi nta n'ikintu ndi bugutware, umwanzuro wafashwe na boss wawe. Ati ariko mu butaha ntukajya ujajinga umuntu ugendeye ku myenda yambaye. Imyenda umuntu yambaye ntabwo ivuze uwo ari we. Jujajinga umuntu ugendeye ku bitekerezo bye bipfuye cyangwa imice ipfuye. Niba umuntu yambaye aga-t-shirt cyangwa yambaye bigaragara ko ari umuntu usanzwe, ntukamufate nk'umuntu usanzwe. Jya ubanza umenye impamvu yageze aho hantu, kandi n'ikindi jya wakira abakiriya bose ku kigero kingana utitaye uko bambaye. Ati rikosa wakoze uno munsi rikwirukanishije mu kazi. Ati gusa sinye wabikoze, ibyo ni ibikureba. Umukobwa yaratakambye ati ese wamfashije ukagenda ukakamabuje imbabazi akangomesha mu kazi. Umusore ati okay, ndaza kubimubwira nta kintu bitwaye, abe yaguhereza ihirwe rimwe ryo kuguma mu kazi. Umukobwa ati murakoze cyane rwose mu mumbarize, reka nze nanjye mbe ngiye mu cyumba cyanjye. Umukobwa yasigaranye na musore, uyu ni wa mukobwa ugira umutima mwiza. Yamusuje ati urakoze rwose, urakoze kumesha akazi keza. Mu by'ukuri ngiye kongereza boss, ni ibintu nishimiye cyane. Ati kandi nizere yuko iriya modoka naguhaye igushimishije, tuzongere tubonane. Umusore ati nanjye rwose ndishimiye cyane. Ati tuzongere tubonane. Ati biba ari ibintu by'ingenzi guhura n'umuntu nkawe ugira umutima mwiza kandi wakira neza abakiriya. Ndakwifuriza ishye n'ihirwe mu kazi gashyashya utangiye, ugira umunsi mwiza. Umukobwa ati reka tujyane mu biro tujye kureba mabuje. Agafilme kacu nako naho ngo karangiriye. Umukobwa witwaye neza akagira umutima mwiza yahawe akazi keza ko kongereza boss, mu gihe uwundi wajajinze umuntu bitewe n'imyenda yambaye yirukanwe ku kazi. Nyamuneka rero namwe mujye mukora amahitamo meza kandi mufate abantu bose kimwe mutitaye kuko bambaye, uko bagaragara ndetse n'ibindi muri rusange. Ngiye mwabanaga umunsi kundi ndi Kwizera Methode. Niba iyi nkuru wayikunze kanda like, ukande share, uyisangiza abandi bantu bakunda inkuru nk'izi ngizi, kandi wagira gukora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Naho butaha ndabakunda cyane. Bye.